Ndabasuhuje abakunzi ba Chantal TV Jo, abakunzi b'ibiganiro ducisha hano n'abakunzi banjye by'umwihariko bahaye ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi. Ndizera ko mwaramutse amahoro, ndahamya ko Imana iri mu ruhande rwanyu. Mfashe umwanya rero nanone ngo twongeye kuganira. Noneho ku uyu munsi ikiganiro ndi bukore ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Akaba asanzwe nawe afite channel aganiraho ibiganiro bitandukanye, araza kwitubwira, aratangira twibwira, tubwira amazina ye, hanyuma tumuhe ikaze tunavuge ku byo tugiye kuganiraho. Muhaye ikaze, amakuru, amazina yanyu muratangira mutwibwira, hanyuma muduhe n'imyirondoro ya channel yanyu. Murakoze cyane. Amazina ni Pacifique Ishimwe Mamiola. Ndi umumama, nkaba mfite YouTube channel yitwa Mamiola TV Show. Hanyuma tuganira nyine ibintu bijyanye n'umuryango, ibibera mu muryango, tukaganira ibijyanye n'iyobokamana, ndetse n'ibintu bito bito umwari n'umutegarugori ashobora gukora akaba yakwiteza imbere. Urakoze cyane Mamiola. Atubwiye ko channel yitwa Mamiola TV Show, hanyuma njye ni Chantal TV Jo. Urumva ko dufite ibyo duhurira, hari aho bihurira. Yego. Hanyuma rero uyu munsi nari natekereje ku bintu byinshi wagiye uganiriza abantu kandi mbona by'ingenzi. Kimwe muri byo waganiriye uburyo umuntu yaba urugero ku mwana kurusha kumubwira, kumuha amabwiriza. Usanga abana rwose ubabwira ukagira ngo ntago bari bahari. Noneho hari ikiganiro wakoze kinkora ku mutima, cyaje gitewe kuki watekereje ibyo bintu byakubayeho se, cyangwa nibyo wumvanye abantu se, cyangwa nibyo ujya ubona? Urakoze cyane. Nk'uko nari ntangiye nivuga, ndi umubyeyi mfite abana, hanyuma navuga ngo bari mu bigero bigiye bitandukanye. Ariko iyo uri kumwe n'abana cyangwa wirerera abana, hari ibintu byinshi urushaho kugenda umenya cyangwa ugenda usobanukirwa muri ubu buzima tubaho bwa buri munsi. Mu by'ukuri hari uburyo twifuzamo ko abana bacu bamera, ariko nanone hari igihe kigera nk'umubyeyi ukavuga uti se sindimo ndakabya, ese ibi bintu nshaka muri uyu mwana koko biri ku kigero cye? Hanyuma rero bituma ntekereza kuri icyo kintu. Noneho hari ukuntu ubona ko hari ibintu ushaka kubwira umwana gukora ntabikore, ariko ugasigara wibaza uti se nuko byamugoye kubikora, nuko wenda nta rugero nigeze muha rwo kubikora, cyangwa se nuko adashaka no kubikora. Bituma mbitekerezaho rero. Hanyuma rero nza gusanga mu by'ukuri yuko aba bana bacu ni twebwe urugero rwiza bafite. Ibyo babona dukora nabo nibyo bakora. Yego. Ubu kuba dufite ingo zitandukanye mu mirerere, urahamya 100% ko ari uko n'ubundi natwe dutandukanye mu mikorere? Ni ukuvuga ngo ubundi personalite z'abantu ziratandukanye. Burya buri muntu wese arivukira, ariko mu by'ukuri bya bintu uhora ubonana umuntu umwe mu bantu, uko byagenda kose ugira ngo ni rwo rugero ruhari cyangwa niko ibintu byose bigomba kuba bikorwa. Wenda reka ngoye nk'urugero, niba wenda wari uzi ko wenda dufate nk'urugero umwana w'umukobwa mbere yuko ashaka, hari ibyo ababona mu rugo, akavuga ati wenda niba ari akazi ko mu rugo, mu gitondo nshobora kubyuka nkahita nkuraho, wenda nkabanza nkazimya amatara yo hanze, nkakuraho amarido, nkafungura amadirishya, hanyuma ngahanagura wenda ameza, nkahanagura intebe, nkabona gukoropa. Ariko ushobora gusanga n'urundi rugo noneho rwo rubyuka rwoza ibyombo. Yego. Ku buryo buri mwana wese ashaka kuvuga ati njyewe nkurikije uko iwacu bimeze, kugira ngo dukore isuku neza, twahereye ku byombo tukajya koza, nyuma tukabanza tukajya no mu byo gukoropa. Undi nawe akavuga ati reka da twe tubanza tugafura. Rero mu by'ukuri ibyo ngibyo uwo mwana aba yarabonye aho ngaho, nibyo akurana, ni nabyo azavana mu rugo iwabo akabijyana mu rugo rwe. Rero naje gusanga ababyeyi, kuko bano bana bacu uzarebe iyo ufite umwana mutoya, nagiye nkunda kubibona nko ku bana banjye, hari imyaka umwana ageramo nko mu myaka nk'ibiri, igitondo kimwe ukajya kubona ukabona afashe za nkweto zawe ndende abyutse asambaye. Ahubwo se ko bose bazambaye zitamukwira cyane rwose, ziri hejuru. Noneho ejo ukajya kubona ukabona afashe isakoshi yawe arasohotse. Mu by'ukuri abavuga ati nanjye nabaye nka mama, nanjye disusi ko
nabaye umuntu mukuru nanjye disi ndi mama noneho akwibonamo kuko niwe muntu w'inshuti ye ya mbere agira hanyuma na connection iri hagati yawe nawe iteka ryose usanga abana benshi bakunda kuvuga ngo role model wanjye ni mama. Iyo mama yabaye mwiza cyane, iyo yabaye mwiza usanga avuga ngo role model wanjye ni mama. Ku buryo akenshi usanga n'abantu benshi bakunda kuvuga bati Imana izambabare bati nzapfe kubaka urugo nk'urwo mama yubatse, kuko wenda abonye uburyo yagiye ihanganamo, uburyo byagiye bigenda gutya na gutya na gutya, akavuga ati binanjye nimbishobora nzabasha kubaka urugo rukomeye. Rero ubwo tugarutse kuri bya ndi twavugaga, mu by'ukuri bano bana ibintu babona dukora nabo nibyo bakora kuruta ibyo twebwe tubabwira ngo mukore ibi ngibi. Umwana ushobora kumubwira uti mu gitondo nubyuka ujye ubyuka uhita usasa, ariko se wa mwana numubwira ngo byuka usase saa 2 za mu gitondo, dufata urugero wenda ubwo ni muri weekend ntiyagiye ku ishuri, yakwinjira mu cyumba cyawe saa 6 agasanga utarasasa, uwo mwana azahasasa cyangwa azahihorera. Ariko se noneho genda usase mu gitondo saa 2, hanyuma mubwire uti dore ukuntu icyumba cyanjye kimeze n'icyawe niko nshaka kutizajya kimera. Kwa kuba watangiye gutoza umwana uturimo nk'utwo. Ubundi umwana iyo ubona ko hari imirimo idashobora kumuvuna, dufashe nk'urugero nko ku myaka nk'itanu, umwana ashobora gusasa mu buryo bwe, ukagenda nawe wenda ukamubwira uti ahangaha wari kubigenza gutya na gutya, aha wari kubikora gutya na gutya, ariko hari uruhare nawe ubwe yagize. Nanone ikindi, ubundi buryo bwiza nabonye, ushobora kumubwira uti ngwino nkwereke, mugafatikanya gusasa cya cyumba cyawe. Uko yabonye ubigenza nawe ejo mu gitondo azaza kwereka ati ngwino rebe nanjye nashashe. Ubwo rero mu by'ukuri ibintu abana tubabwira bashobora kuba babifata nk'urugero rwa 30%, ariko ibyo twebwe twakoze nibyo bifite imbaraga nyinshi. Rero hari akabazo kamwe numvaga nshaka kukubaza. Hari igihe mu ntangiriro z'umwana, tuvuge nk'abana nka 2, ukabona umwe uramubwira kumva afite ubushake, ariko undi ukabona ntatsimburwa. Ubwo ndagira ngo duhere aho ngaho, nk'uwo mwana ufite ubushake n'udafite ubushake, wakora iki kugira ngo abo bana bajyanirane? Cyangwa nk'umubyeyi wowe ugira uruhare rwo kubazamurira rimwe, inshingano zawe zikore kandi nabo wizere neza ko bazahinduka bakagenda ku rugero rumwifuza kumuryango. Ni ukuvuga ngo ubundi abana baratandukanye, kimwe nk'uko n'ubundi ushaka ufite umuvandimwe wawe mukaba mutandukanyije na kurindi. Hari wa muntu ugira courage mu bintu byose, hari na wa muntu uvuga uti ndaza kuza kuba mbikora. Mbese nyine ugasanga hari umwe ibintu ubyihutamo undi akabigendamo gakeya. Rero kugira ngo uzavuge ngo ugiye gufata abana bose ubashyire ku kigero kimwe biragoye. Ahubwo ikintu ukora, wa wundi ugenda gakeya ugerageza kugenda umwereka ingaruka ziri muri bya bindi agenda akora gake, n'ibyagiye bipfapfanira muri bya bintu yagiye akoramo gakeya ukamwereka ingaruka. Buri ingaruka ari wa mwana ushobora kuba yakwisubiraho cyangwa akabasha gutekereza neza. Iyo abonye ingaruka zavuye muri bya bindi arahinduka, agenda ahinduka. Ariko nanone iyo atari uburwayi ariko ateye, uko biri kose biragoye ko abana 2 bashobora kuzagenda ku mujyo umwe. Ni kimwe ko ushobora gusanga hari nk'umubyeyi ugira abana 2, umwe mu ishuri ashobora kuba uwa mbere, undi rwose agasanga yibera agigira amanota ya nyuma. Ubwo rero usanga kenshi umubyeyi ashyiramo imbaraga mu gushakira abarimu bashobora kumufasha nyuma y'amasaha y'ishuri, ariko mu by'ukuri biragoye ko babana ushaka kubashyira ku kigero kimwe. Ahubwo nk'umubyeyi wowe ushaka uburyo ugomba gutwaramo babana, kuko baratandukanye, umenya uburyo ugomba kubatwaramo ku buryo nta uri busigara inyuma cyane, kuko biri kose undi uri hasi ukagerageza uburyo byibura umuzamura. Ariko uyu munsi byibura niba ateye intambwe imwe, muhe courage, ejo azatera n'iya 2, ejo atere n'iya 3, byibura azagere ku kigero ubona ko bya bintu nubwo abikoramo gake ariko bitabangana. None se nk'umubyeyi nanone mbwira nk'uturimo umuntu yatangirira umwana n'ikigero wakabaye utangiriraho, waba uhera ku myaka nkingahe? Se n'utuye turimo n'utuye tuntu wagiye ubahamo ingero, cyangwa ujya wumvise ababyeyi bavuga kandi ukabona bifite umumaro? Ni ibihe bikorwa, cyangwa wigende no kuri experience y'ubuzima y'abana bawe, n'utuye tuntu bajyaga bakora bajyaga badakora, noneho ubwo wagiye ubaho urugero ukabona agenda babikora? Niyo waduha nka 5 cyangwa 3 byafasha umubyeyi wese kuvuga ngo ibi bintu ni ingenzi, byose buri mwana wese guhera ku iki kigero namufasha muri ubu buryo. Yego, wenda nk'utuntu
turi mu mwana ashobora gukora tutamuvunnye nko guhera ku myaka 2. Ku myaka 2 umwana uba ushobora kumubwira kumva. Ushaka kumubwira uti aka gakombe gapfa kuba ari akantu katari bumeneke. Gakura ahangaha ugatware hariya. Kuko buri ibintu dukora niyo yaba ari umwana mutoya arabyitegereza ibintu byose umwana ukoze arakwitegereza akakwitegereza akamenya ngo iki kintu yagishyize ahangaha. Noneho igihe yagejeje igihe cyo kuba wamubwira ngo gikora ngo kijyane hariya biramworohera. Kandi ikindi kintu naje gusanga abana bakunda imirimo. Ahubwo twebwe niko gusanga tuvuga ibintu wibikora ariko mu by'ukuri umwana yo hari akantu yakoze nawe ubwo biramunezeza aranezerwa. Ni ukuvuga ngo nko guhera ku myaka 2 umwana ushaka kumubwira uti nzanira akamambiri akazizana, izi nkweto zijyane muri etageri akazijyana. Ashobora kubanza ari muri cya kigero cyo kuba wamutuma inkweto wenda akakuzanira izidahuye akamambiri zidahuye bitewe n'ukuntu bazibitse. Ariko icyo kintu umwana yagikora kumva ko nawe hari ikintu yakoze hari akamaro yagize biramunezeza. Hanyuma ikindi umwana ku myaka ye nk'5 ashobora gusasa mu buryo bwe pe cyangwa agafura utwenda tworoheje. Bura si byiza kurinda umwana imirimo, ahubwo we mube hafi ibyo atakoze neza ubikore neza. Kuko nk'ubu nk'urugero wenda naguha nk'umukobwa wanjye w'imyaka 7 ashobora koza ibyombo twakoresheje utari bubisubiremo. Nshobora kugenda nkareba uko bimeze byaba ngombwa wenda akagira ibyo ngenda nasubiramo ariko ibyo nsubiramo nsanga ari bikeya uko imirimo yitangiye kera. Yego ni ukuvuga ngo ku myaka 7 ashobora koza ibyombo akanabibika kandi neza cyane. Ikindi nanone ugasanga ashobora kuba yakwaranja icyumba cye yabitangiye afite imyaka ingahe. Nta gihe kinini cyane gishize. Nanjye ubwo numvaga ndi muri bababyeyi bavuga ati ni kuvuna umwana ni ukugera gutera rimwe na rimwe ukumva ko ugomba kubimukorera ariko nawe yanyeretse nyine ko afite ubushake bwo kuba yabikora. Ndangije muha go ahead. Ni ukuvuga ngo ngiye kintu nkora ndareba se wabikoze gute byagenze gute. Kuko nk'ubu ikigera ariho ubona ashaka guteka ngo ateke wenyine kandi abashaka guteka ubona nyine ko umwana ushaka guteka. Iyo turi kumwe aho ngaho ashobora kwitekera umureti we ari burye ukamureka akawuteka. Yego akawushobora se cyane rwose. Upfa kuba uri hafi ko none ntabwo warekera umwana aho ngaho ashobora gushya n'iki uba ufite izo mpungenge ariko akantu korohereye rwose ari aho hafi ushobora kumureka akagateka muri kumwe. Kandi ubona hari umusaruro bigenda bitanga cyane rwose no kuri bari umunabi. None se nk'ubu ngewe hari umumama nzi rwose kera ntaranashaka twari duturanye. Yari afite umukobwa mukuru rwose wari warashyingiwe ariko ashyingirwa atazi ibintu byo gutekana utamubatse ikintu kimwe cyo mu gikoni. Noneho uwo mumama agira impungenge aravuga se uyu mwana azatekera iki umugabo. Abitangiye se kugira impungenge ariko agiye gushaka. Noneho ngo buri gihe habaga ari nk'umuntu ugiye kumusura yamwoherezaga ibintu wenda ari butekere yamwoherezaga ibintu ari buteke ariko wenda mu buryo buri special. Ubwo icyo gihe akatamuhamagara ugategaga bari kuri telefone. Banzo kati iki wakirangije nakirangije shyiramo umunyu washyizemo paprika washyizemo iki mbese ugasanga ibintu byose mama ari kuri telefone ari kumuha amabwiriza. Yego rero mu by'ukuri kiri kigaragaza yuko akenshi abana tubarinda imirimo tubarinda ko bagira ibintu bamwe bakora ariko mu by'ukuri biri no mu bushobozi bwabo. Niba uri hafi hari bya bindi bitamwangiza kandi ushobora kuba wakora cyangwa ukamwigisha akabigenderaho. Kuko nk'ubu nk'urugero hari utuntu tumwe na tumwe rwose nagiye mbonana nka mama mbona rwose tw'ubwenge nkavuga se nk'ibi bintu atarigisa bikubwiraho ariko akabigutoza nkabibona ko se nk'ibi bintu aba yarabimenye nsigara mvuga ibintu yabimenye ate yagize gute. Rero ngo hari ibintu wowe umubonana ugasigara wibaza se nk'ibi bintu kandi atanabikubwiye aho ugasanga ibyo bintu nawe ubwo bigenda bigufasha mu buzima bwa buri munsi. Urakoze cyane kuko dufite abantu bazi ko gutera imbere ari ukurinda umwana kuvunika, kurinda umwana imiruho, kurusha ko wamureka akisanzura mu bikorwa. Kandi burya umwana wese nabonye avuka uko agenda akura ashaka gukora utuntu dutandukanye ugasanga umwana ari mu mazi arafura arayora ibiki aragira
biriya byose tukabibarinda twibwira ko turi kubagirira neza. Nzi rero nanjye inkuru y'umuntu wampamagaye turangije kaminuza ngo yagiye gusura sheri we ngo none ngo ambwiye ngo mutekere umureti ati n'ubwa mbere ngiye guteka umureti ati nubwo mbere ngiye guteka umureti none ntabara ese ubu ndamenya nguhera he koko uramenye se ko hasi hahiye uhindure ati bahindura batese baramena se ndamubwira ni amagi se uramenya kuyamena ntise warebye umuntu hafi akagufasha yahangayitse kuko ngo sheri we yasuwe n'abandi bantu babiri bamubwira dutekeye umureti bazana amagi yataye umutwe biteye ubwoba. Ariko rero ndagushimiye ngaho rero ubwo tuba tuvuze iby'umwana kuba yafura utwenda tworoheje kuba yateka utuntu tworoheje kuba yagira ate iby'amasuku mu cyumba. Ariko se nanone twongeye tugaruke ku bantu bacu b'iki gihe, ese n'ababyeyi ubona afite ubushobozi bwo gutoza abana bose barabikora ku buryo babwira umwana ngo nawe abikore? Ni iki ngewe nirwo ruhare runini nge mbona. Ariko se nawe niko ubibona koko ababyeyi ntago bashyiramo inshingano ntago bazikora? Niyo mpamvu ngewe rero buriya hari ikintu kimwe buri munsi mpora nibwira, buri gitondo mpora nkibwira, buri munsi mpora nkibwira icyo kintu. Njya nijoro nkavuga nti ahari wenda mama ashobora kuba hari uburyo wenda yanshepinzemo bishobora kuba wenda byaratumye mbundi w'uyu munsi. Hanyuma nkavuga nti urwo rwari uruhare rwe yagize. Ese noneho ngewe ndimo ndakora uruhe ruhare kugira ngo nshepinge umwana wanjye uwo nifuza ko yazaba ejo hazaza. Kuko ibintu ntabwo umwana abyuka ngo byose abyibwire, nta nubwo umwana yiga ibintu utarabimwigishije. Kuko iyo urindiriye ko ajya kubyigira hanze abyiga nabi. Ahubwo ikintu cya mbere nabonye mu by'ukuri tugerageze nk'ababyeyi, ibyo wumva wifuza ko umwana wawe yazakora ejo hazaza, umwana wifuza ko yazaba ejo hazaza, gerageza uwo muntu uyu munsi, yego, hanyuma bizakorohera kugira ibintu bimwe na bimwe ukosora. Ese hari akantu kamwe ushaka dusoreza wenda tujya ku musozo. Umubyeyi niba arakererewe akaba asigaye avuga umwana ntiyumve, wamugira nama ki uyu munsi ku mwana we amaze kugira imyaka 10 wenda primaire arimo arayisoza? Ubwo twe duhereye umwana hasi, ariko n'ubundi uko niko akura. None hageze ahantu yamaze kuba nka cya giti kitakigondwa, ni yihe nama wagira umubyeyi wacikanwe cyangwa watakaye kubera wenda kutamenya? Ikintu cya mbere rero wenda ntabwo nanagire experience yo kugira umwana uri muri iyo myaka, ariko ibyo ari byo byose natwe turi muri iyo myaka uko byari bimeze. Hari imyaka umwana ageramo ntiyumve rwose pe, ntiyumve, kandi kutumva kugasanga rimwe na rimwe suko ibyo umubwira bitumvikana. Ka kantu ka independence katangiye kuza ku buryo avuga ati oya nanjye ubongeze mu gihe cyo kwifatira imyanzuro, ntago bambwira ibi ngo mbikore ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo rero isomo rya mbere, umubyeyi akwiriye kubanza kuba inshuti y'umwana we. Kuko buryo umwana iyo wamugize inshuti yawe, iyo umukosora abona kuri muramukosora mu buryo bw'ubucuti, ntago uburyo umukosoramo bifata nk'igihano wamuhaye. Hanyuma n'ibyo umubwira biroroha, ntago bifata nk'aho ari amategeko uri kumuha. Urakoze cyane, ni ukuri nayo ndanyuzwe. Kandi abantu basura Mamiyora TV show, afite ibiganiro byiza, kandi natwe ni ukuri kumuhamagara ni ukugira ngo tugire ababyeyi benshi tutwunganira muri uru rugendo rwe. Nta muhanga wo kurera, ni ukuri Imana iguha umugisha, kandi imirimo ukora mpamya ko ifitiye abantu benshi umumaro, nanjye ndimo. Urakoze cyane, kandi utaha tugutumira nabwo muzatwitabira. Yego murakoze cyane namwe. Shalom rero abakozi bacu, Imana ikomeze kubagura, naho ubutaha turabakunda cyane.